murumuna we ntiyaripfanye yamwandikiye uru rwandiko. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto ariko nyuma ukarenga ukambera gito. Dore nkwandikiye uru rwandiko ngusaba guhinduka. Amakuru yanjye ni nta kigenda naho ayawe yo nirirwa nyumva. Usibye nanjye n'abandi bose nta n'umwe utayazi yuko wagafashe. Data na mama baragutashya cyane, inshuti n'abavandimwe nabo nuko. Wa mwari wasize ubwiye yuko uzasaba icyizere ni cyose aracyategereje. Gusa yirirwa mbaza aho wagiye kandi warasize ufashe irembo. Zirikane ko na mama yagwije imikenyero. Hagati aho wibuke ko amazi ashyuha gusa ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. Gukira kwawe kwakwibagije mu kintu. Wenda wahirwa n'ubuzima ariko nta rukundo, oya, nta mahoro. Wenda waba umugwizatunga ariko nta mutuzo nabyo, oya, utagira urukundo, oya. Ariko kandi ntabwo nzibagirwa ukuntu wadukundaga disi, wagorwaga no kudusiga. None ngo ubu no kuvuga nibyo bya mbere bigutera isoni. Ese ko iminsi idateguza ikugaruye aho wavuye wakakirirwa ute n'abo wahasize? Usibye ko atari byo njye nkwifuriza, ndagusaba kuzibukira ukagaruka. Ngibyo byari bikubiye mu nyandiko y'umuvandimwe we. Ese iyi nkuru ikwigishije iki? Ese iyi nkuru ikwibukije iki? Ese iyi nkuru ni irihe somo igusigiye? Niba hari ikigufashije wafasha n'abandi uyibasangiza. Turi mu isi y'ibihe bihindagurika, abantu bagahinduka. Wowe wari uzi none ugasanga yabaye undi wundi ejo. Ntuzabe mu bibagirwa, uzabe mu bibuka bagenzi bawe. Naho ubutaha na Mega Mind Life TV.